ngo he kaze mu gasobanuye kacu k'urukundo k'uyu munsi. Dutangira nyine umukobwa bigaragara ko ari umwenjeniyeri urimo atambuka hano ku mashansiye nyine. Hanyuma ku rundi ruhande rundi musore bigaragara ko ari umuyede wari wibereye mu kazi nawe. Umusore agira gukita acuburira amazi kuri nyirabuje cyangwa se ku mukobwa w'umwenjeniyeri uri aha ngaha. Umukobwa bararakaye. Umukobwa ati ariko ufite iki kibazo wa mwanda we? Umukobwa ati ibi bintu uraza kubyishyurira ndakubwiza ukuri. Umusore araseka ati se koko urarakaye muko? Ati sinabonaga urimo uranyitegereza wishimye rwose hariya hirya. Umukobwa ati ku izina ry'Imana ati ni gute nashishikazwa n'umuntu umeze nkawe koko? Ati irebe yitegereza urebe koko. Ati urasa nabi uri umwanda. Ati ndanakiye ku rwose uhumura nabi rwose. Ati uranuka pe. Umusore uranga gukomeza kwisekera ati koko muko? Ati ibyo bintu ko nzi ko atari byo nabonyera. Ati ibyo nabonye biratandukanye rwose. Ati nabonaga ngiye wishimye cyane rwose ubwo urimo unyitegereza. Ati si byo se? Ati mbwira. Ati ubwo ibyo wabonye wabikunze? Umukobwa ati ariko ujye umenya ko duturuka mu masi abiri atandukanye cyangwa se duturuka mu abiri hatandukanye. Ati ngiye sinanamarana nijoro rimwe ndi kumwe nawe rwose. Umusore ati ati niba ariko ubivuze noneho. Umusore agira gutyaza yigira umukobwa. Umusore ati nibiki bijya mbere mukobwa? Ati ko numva ufite ubwoba. Ati twavuze ko nta kintu kiri hagati yanjye nawe. Umukobwa ati subira inyuma ujye mu kazi kawe niba udashaka ko ngiye nza gufata amafaranga yawe cyangwa se umushahara wawe nkawugabanya cyangwa se nkawukata. Umusore ati sha nkunze uburyo rwose uhita wirakaza rwose uburyo uhita wibyimbishamo rwose. Ati ndabikunze. Umukobwa ati no mu nzozi zawe mbi rwose. Ati nge nawe nta hantu twahurira rwose. Umusore uranga nyine asigaye yisetsa nyine bisa nkaho ntabwo turamenye nyine bijya mbere hagati y'aba bombi. Gusa tubonye ko umukobwa rwose atandukanye n'umusore rwose mu bijyanye n'ubushobozi. Nyine umukobwa uranga ni engineer cyangwa se niwe boss w'uyu musore uranga nyine. Hanyuma tugaruka kuri uruhande ni umukobwa uranga ntabwo turamenya ngo bamwisinde. Naho umusore yararahanga ku rundi ruhande nimo mwitegereza. Hanyuma umusore yigize gutya haza yigira umukobwa uranga bisa nk'umukobwa nyine ubwo yibereye mu kazi. Umusore araza mwigira. Umukobwa ati nanone ko kuragarutse? Ati ntabwo wakabaye uri mu kazi koko? Umusore ati ariko kuki uba wirakaje wibyimbishije muko? Ati narinje kuguha kano kantu. Umukobwa ati nagakise. Umusore ati ntabwo uri kukabona se? Ati nakabombo gato nyine karaza gufasha umunsi wawe kugenda neza. Ati ahari kana gufasha kuza kwirirwa umeze neza utabyimbishije isura. Umukobwa ati nta kunyeneye rero. Umusore ati sha kukonje kuko wagafashe. Hanyuma umusore agira gutya ashaka guhereza umukobwa ku ngufu. Umukobwa ati winkoraho. Ati nta kunyeneye. Ati reba ukuntu usa uri umwanda. Ati nta nubwo ureba ukuntu izo ntoki zawe zisa nabi. Umusore ati ariko wagafashe kuko? Ati wagafashe kariya kawe. Ati ikindi kandi umenye ko ari ukukubaha kukaguha gutya kuguha impano nk'iyi ngiyi. Ati ni ukukubaha. Umukobwa agira gutya baragafashe nyine. Hanyuma umusore agira gutya bava aho ngaho nyine. Gusa bisa nkaho nyine umusore uranga bameze nk'uwizirika ku mukobwa uri aha ngaha. Hanyuma nta kindi cyawe nyine umusore yagize gutya bava aho ngaho. Umukobwa nawe asigara yitegereza akabumbu bamuhaye. Gusa umukobwa uranga nawe tutaramenya ibijya mbere nawe. Hanyuma umukobwa yasigaye afite ka kabombo nyine umusore amuhaye. Gusa ubona ko nawe yisetsa nyine. Hanyuma tugaruka kuri uruhande wa mukobwa wacu tutaramenya ngo bamwisinde. Akaba nawe boss nyine cyangwa se engineer mukuru hano nyine muri shansiye. Arimo ahereza abakozi hano ibipapuro abwira ati mu kanya gato rero aba boss bakuru bagiye kuza hano. Ati izi mpapuro ziriho ibintu mugiye gukora. Ati mubikurikirane vuba vuba. Hanyuma umusore yahise azavuga ati uraho neza engineer wa mbere mwiza muri aka gace. Hanyuma umukobwa ati byari bimeze neza rwose. Ati mbere yuko ugera hano. Ati si weho wiyemeje kujya ubangamira abantu igihe cyose? Umusore ati si we ntabwo ubona ukuntu nyitwaraho. Ati niwo ubangamira abantu. Ati narinje kuguha ku biryo byanjye none uhise utangira kuzana ya mico yawe mibi ya magambo yawe mabi. Ati biraryoshye rwose. Atakira. Umukobwa ati oya. Ati ntabyo nyeneye rwose. Ati ibyo biryo nabyo ndi buryeho. Ati ikindi kandi ujye witonda. Ati utazanyangiriza inifomo yanjye. Umusore ati ariko wagira ikagukabya kuko? Ati reba ibyo nateguye hano. Ati nateguye ibiryo bisa neza bimeze neza kandi biryoshye. Umukobwa ati ngiye meze neza rwose. Ati urakoze cyane nta biryo byawe nshaka. Ati biranasa nabi. Ati ndatekereza rwose utigeze unakaraba n'intoki zawe. Umusore ati uribeshye mukoti. Ngiye ibiryo byanjye birasa neza rwose. Ati nta kibazo bifite. Ati ariko niba utanabishaka nta kazi kawe ibyo nibikureba.
umusore agira gutya abonye umukobwa nyine yanze ibiryo byiwe nyine ahita ava aho ngaho nyine ajya kubyirira. Hanyuma umukobwa yitegereza abakozi bandi bari aha ngaha nyine azasa nk'ukurikiye umusore ahantu agiye nyine kubwo urangana tutarasobanukirwa ibyiwe nyine. Hanyuma umukobwa yaje hano asanga umusore we yibereye nyine mu kazi. Hanyuma umukobwa akomeza kwitegereza umusore angari na kuyivugisha ku mutima ati ariko uyu musore ni bogari kabisa. Kubwo urahanga nyine bisa nkaho nawe ari kurwana n'ibitekerezo nyine badashaka kwiteza umukozi urahanga gusa bisa nkaho nawe mukunda ariko abizanga kumwiteza nyine kubera ko ari boss we nyine. Hanyuma tugaruka kuri ruhande nyine umusore we yikomereje akazi nyine. Hanyuma ukamwanya wa mukobwa cyangwa se boss mukuru aza kumureba nyine ati waramutse Oliver. Umusore ati waramutse neza. Ati nyihanganira gato ariko ati ufite iki kibazo ariko wa musore we. Umusore uranga bisa nkaho nyine adashaka kwiteza nyirabuje nawe umusore umukobwa ati ufite iki kibazo kuri muranyirengagiza. Umusore ati ngiye ntabwo ndi kwirengagiza. Umukobwa ati ndi mu masaha yanjye y'akazi ati ndahuze. Umukobwa ati urahuze koko. Ati oya. Ati uhuze mu biki ko mbona nta kintu urimo urakora nta kazi ufite uhuze uri mu biki. Umusore ati nyumva muko nyumva neza rwose. Ati nta busobanuro mfite bwo kuguha kubera ko aya masaha na masaha y'akazi ngoma ko ni mu kazi. Umukobwa ati buretse gato ariko ati ntabwo natekerezaga ko ndi kukubangamira bigeze kuri ubu rwego. Umusore ati mu by'ukuri nyine ntabwo mbangamiye ariko n'ubundi ibintu byose niho bishinzwe hano. Ati ndimo nagerageza kujya kure nyine nkuko wabinsabye n'ubundi ngo nanjye ngugume kure. Ati si byo wansabye se. Umusore agira gutya ashaka kuva ngo umukobwa ashatse kumukurikira. Umukobwa baratsikiye. Hanyuma umusore baramufashe nyine ati umukobwa ati se wagiye wicunga koko. Umukobwa ati ndakeka rwose mvunitse akaguru. Hanyuma umusore agira gutya aramwiyegamizaho nyine amukuraho ngaho nyine bisa nk'umukobwa nyine yatsikiye akavunika. Hanyuma umusore agira gutya aramusembagiza nyine amujyana ku rundi ruhande nyine. Hanyuma umusore nta kindi yakoze nyine yagize gutya za kumasa cyangwa za kuvura umukobwa uranga nyine. Umukobwa ati Oliver ati ndashaka kugira ikintu gusaba. Umusore ati ushaka kugira ikintu usaba. Ati ni igiki? Umukobwa ati nyine ndashaka kugutumira nyine tukajya gusangira. Umusore ati urimo urakina ariko ati iyo ni imikino. Ati ni gute wakina iyo mikino imeze gutyo nanjye kuko. Umukobwa ati uya ati ndi seriye rwose Oliver. Ati rwose ndashaka kugutumira nyine tukajya gusangira. Umusore ati uri seriye se kuko. Ati ibyo bintu uri kuvugura bikomeje. Ati ukajya gusangira n'umukozi wawe ukoresha. Umukobwa ati ariko ntabwo urimo urabyumva neza. Ati ndashaka kugutumira nyine tukajya gusangira. Ati ndashaka kuza kwambara neza nyine tukaza kujya gusangira hamwe. Kuguranga utaritezaga umusore cyangwa se utarifuzaga no guhura n'umusore nyine bisa nkaho yarahinduye ibitekerezo nyine. Umusore atari kubiraza gusaba kuhindura amasaha y'akazi nyine ukayahindura nyine kugira ngo mbone umwanya. Ati cyangwa se tuze kujyana nyine nyuma y'akazi nyine ikibazo nuko ndaba ndi mu myenda nyine y'akazi nawe urabyumva. Turabyemera. Umukobwa ati okay. Ati noneho nta kibazo. Ati nta kibazo zo kuza rwose wambaye imyenda y'akazi nabyo ntaribi. Hanyuma umusore ati noneho niba ari uko bimeze rero ati reka tuze guhura nyuma y'akazi. Hanyuma nyine nta kindi cyabaye arabyumva nawe umusore n'umukobwa bemeranyije kuza guhura. Ni nyirabuja n'umuyede we nyine akoresha mu kazi. Engineer n'umuyede akoresha. Hanyuma umukobwa yizaguruka gutyo atambuka ameze neza nyine. Umusore ati ese ntaga akaguru kari kavunitse. Umukobwa ati nyine urabyumva nyine akaguru kari kavunitse ariko nyine nyuma yo kumasa nyine ndumva ameze neza. Hanyuma nyine nawe urabyumva nyine umukobwa uri hano wari wigize ibamba nyine yanze adashaka no kwiteza umusore uranga w'umuyede nyine we. Byarangiye nyine ahisemo kumwemerera nyine bagasohokana bakajya gusangira. Hanyuma tugaruka kuri uruhande nyine umusore n'umukobwa basohotse nyine bagiye gusohokana nk'uko umukobwa n'umusore nyine bari babyemeranyijeho. Umukobwa ati ese aha niyo unzanye. Umusore ati aha niho hantu hambere umuzanye rwose haba ibintu birenze. Bisa nkaho umusore yarazanye umukobwa muri ndagaswe nyine. Umukobwa ati urabyizeye neza gusa umukobwa ubona ko nyine asa nk'ubangamiwe n'ahantu nyine azanywe n'umusore nyine bisa nk'ari ahantu nyine haciriritse atari ku rwego rw'umukobwa uri ahangaha nyine. Umusore ati nyizera rwose mukubatira rwose hano hantu uraza kurya ibiryo bya mbere byiza mu buzima bwawe. Umukobwa ati okay. Ati ntacyo ndakwizeye. Hanyuma umusore agira gutya nyine akora komanda atumizaho ibyo kurya.
hanyuma nta kindi cyabaye nyine bagize gutya babazanira utwo kurya nyine tumeze gutyo, umusore n'umukobwa batangira kurya. Umusore ati gerageza rwose urye bino biryo, nibyo biryo bya mbere biryoshye hano muri no karitsiye. Hanyuma umukobwa rwose ubona ko nyine yari umukobwa nyine wakuriye ahantu heza cyangwa se wabayeho neza nyine, ubona ko anasohokera ahantu harenze nyine hatandukanye n'aho umusore amusohokanye, usanga umusore nyine amusohokanye muri Ndagaswi nyine. Umukobwa yagize gutya nyine atangira kurya nawe. Umukobwa ati wawe ati biraryoshye rwose. Hanyuma nta kindi cyabaye nyine amasaha yakomeza kwicuma, ari nako abasohotse nyine bakomeza kurya. Umusore uranga rwose ubona ko ari n'umugentleman nyine, ibintu byose abakora nyine azi uburyo bwo kwita ku bagore cyangwa se ku bakobwa. Hanyuma umusore akagera gutya akanahanagura umukobwa nyine aho yisize ibyo kurya. Ni umuyede nyine na engineer cyangwa se na boss we mukuru. Hanyuma nyine nta kindi cyabaye amasaha y'uko yakomeje kwicuma bakomeza barya nyine, niko byaje kurangira nyine umusore abwira umukobwa ati ndahaze rwose, ati ndatekereza byaba byiza dutembere tukajya no gutembera aho. Umukobwa ati ntacyo byadufasha mu igogora n'ubundi tukanaruhuka. Hanyuma nta kindi cyabaye nyine umusore n'umukobwa bagize gutya, umusore naka akomeza guhaka iyo umukobwa nyine bavungaho mu karesitora nyine ngo bajya gutembera banakora banaruhuka nyine. Kuri muri ako mwanya ari umugabo waciye gutya ahita asunika umukobwa hanyuma agukoma umusore nyine. Hanyuma umusore ahita afata umukobwa gutya atangira no kumusoma gutyo nyine. Hanyuma bisa nk'aho umusore nyine yari atwawe nyine nawe mu bitekerezo nyine. Umusore ati umbabarire mukobwa, ati rwose ati umbabarire rwose, ati muguyeho nyine, ati ni ukugwana aho bibayeho. Umukobwa ati nta kibazo, ati humura, ati Oliver ati nta kibazo rwose, ati ntacyo bitwaye, ati ukuri nuko n'ubundi hari ikintu mba numva nkwiyumvamo rwose Oliver. Umusore ati kuko muko, ati cyane rwose, ati hari ikintu n'ubundi, ati nanjye hari ikintu ariko maze iminsi nkwiyumvamo rwose. Umukobwa ati maze igihe nyine nimo ndarwana nabyo nyine mbirwanya, ariko noneho ndabona rwose ntakwiye gukomeza kubirwanya. Hanyuma nyine byarangiye umukobwa bwije umusore ukuri nyine amubwira ko amwiyumvamo cyangwa se amaze iminsi nyine amukunda nyine. Hanyuma tugaruka kuri uruhande umukobwa ubona ko ameze nk'uhangayitse nyine. Umusore araza ati Sandra bimeze bite? Umukobwa uranga ngo bamwise Sandra nyine. Umukobwa ati ba boss bakuru bati bagiye kuza mu isuzuma mu kanya gatoya. Umusore ati humura rwose, ati buri kimwe cyose kiraza kumera neza. Kube muri ako kanya rudi mugabo uri mu gakote nyine wese ugera aho ngaho muri ako kanya azasuhuza wa musore wacu ati bimeze bite engineer mukuru? Ati akazi keza rwose, ati wakoze neza. Umukobwa ati mwanyemerera nkabakosora rwose nyakubahwa, ati ninjye Sandra, ati ninjye engineer mukuru hano. Umugabo ati ndakuzi neza rwose, ati izina ryo ryose izina ryo ndarizi neza rwose mukuru. Atari ko uri mu nshingano zo kukontrola hano hantu cyangwa se boss mukuru hano wize nyubako zanjye ni Oliver. Ati warakoze cyane musore. Kumbi bisa nkaho umusore uranga wari urigize umuyede ahubwo ari we engineer mukuru hano kuri chance nyine. Umukobwa ati ntabwo nabyizera, ati iki gihe cyose warambeshye, ati kino gihe cyose wangize ikiguryi, wangize umusazi Oliver. Ati ntabwo nabyizera rwose, ati kumana we, ati kuki nigeze mbimenya kuko ntigeze mbisobanukirwa hakiri kare, ati ndi ikiguryi rwose, ati kuki wakunze kunyinisha kuko Oliver, ati ariko ubundi uri umuntu nyabaki kuko uranga yagize gutya yitarakara nyine. Nyuma gusanga umusore uranga yaramubeshye ayigira umuyede kandi ari we engineer mukuru ahubwo. Hanyuma nta kindi cyabaye umukobwa yisaza ku rundi ruhande nyine hano. Umusore nawe yitaza kumureba. Umusore ati Sandra, ati ntega mutwe rwose. Umukobwa ati kuki utamvugishije ukuri ko ubundi guherana mbere hose, ati kuko icyo ukomeje gukina nanjye ukina nanjye. Umusore ati ntega mutwe rwose Sandra, ati iyo namuka mbivuze n'ubundi ntabwo byari kuba byaragenze gutya. Ati kuva nyiri umwana naho nafashaga papa wanjye ku mashansi arimo arubaka kandi numvaga nyine ndi umuyede biteye ishema, ati numvaga binshimishije kuba umuyede. Ati nicyo kintu cyonyine mbashije gukora kugira ngo mbashe kwishurira amashuri ubundi nzavemo umwenjiniyeri ndi uyu munsi. Ati rimwe na rimwe rero njye nibagirwa yuko ndi umwenjiniyeri bikarangira nyine mbaye umuyede bisanzwe nyine.
ati kandi kubera ko nyine buri wese n'ubundi anzi hano, ati ntekereje ko nawe wari unzi. Umukobwa ati ntabwo nari muzi Oliver, ati ntabwo nari muzi rwose, ati se ngiye nsoma mu mitwe y'abantu, njye ntabwo nsoma mu mitwe y'abantu, ati ntabwo uyize umbwira. Umusore ati rwose mbabarire sana, ati ntabwo nari kubona uko mbikubwira rwose, ati nyizere, ariko imigambi yanjye cyangwa se intego zanjye kuri we ntabwo yari mibi. Umukobwa ati Oliver wari ufite amahirwe menshi yo kumbwiza ukuri, ati ariko ntabyo ugize ukora, ati wangize umusazi neza neza, wangize ikiguryi imbere y'abayede bose n'aba boss, atabonye ko nabaye nk'ikiguryi imbere ya boss umwipresenta ngo ninjye boss mukuru hano. Umusore ati rwose nari mfite ubwoko kutazanyizera rwose, kuti utari bwizere ko ndi engineer ngiye hano. Umukobwa ati kuki utavugishije ukuri ariko, ati iyo utarakoze ibi byose nta kintu cyari kuba cyabaye. Umusore ati mbabarire rwose Sandra, ati mbabarire rwose, ati se basi nagusaba ko twakongera tugasohokana ku nshuro ya kabiri byibura tukabasha no kurushaho kumenyana. Ati nyine kubera ko n'ukuri rwose ndifuza ko ari ibintu byiza by'aba hagati muri yanjye nawe. Umukobwa ati okay, ati nta kibazo, ati turaza gusohokana ku nshuro ya kabiri, ati ariko kuri inshuro noneho, ati turaza gusohokana ku mategeko yanjye n'amabwiriza, ati ntabwo biri ntabwo turagendera ku mabwiriza yawe. Umukobwa ati turaza kujya handi twagiye bwa mbere. Umukobwa ati umusore ati ariko wambwiye ko ari ahantu utahakunze. Umukobwa ati ariko abantu barahinduka, ati abantu barahinduka kandi nanjye watumye mpinduka, ati ndashaka ko dusubira ari ahantu rwose, ati ariko noneho tuze kubwizanya ukuri kose. Umusore ati cyane rwose ndagusezeranya. Ngayo nguko rero umusore n'umukobwa bagize gutya barongera bariyunga nyine. Umusore uranga rero rigize umuyede, kumbe ni we engineer mukuru hano, ahubwo akaba ari nawe boss w'uyu mukobwa, nubwo umukobwa atarabizi. Akaba ari naha agafilime kacu karangiriye nyine, twasize umusore n'umukobwa bimereje kongera gusohokana bakajya kongera guteritana nyine no kubwizanya ukuri. Gusa komeza kuba natwe ukora subscribe, like, share na comment, wakoze cyane.